Iyo rero wowe uracyari umwana. Ugize ngo Babura kumbwira ibyubaka wowe ukambwira ibyo nk'ibi. Mubwira ibyubaka. Inivo, umwiko n'inyundo. Ngazi bawe ntitwabyumva. Yesu Oroga Karame. hano ngano hanuka habaye Ubwo wasanga ari diba wongeye kunyara ku buriri. reba umunsi rero cyangwa icyaha Diba, Karame, ngwino nk'icyayi. yaje. Mama, noneho tugiye kunywa icyayi. Mugire muzane icyo cyayi tukinywe, ndumva inzara inyishe. Oroga genda uzanire ibiganza byera hano ugize ngo Oroga kutarangukana. Oroga ko watinzera wazanye icyayi tukinywera n'ubundi k'inzara inyishe. umuntu kwawe utarambiwe Koma mari mumurabira. Wese kimicyo cyayi warongeye kungaburira. oyo mandi baba gukubise cyangwa amazi yo kunywa Mana byihorere. Aba amazi yo kunywa se ntayo musaza. Ubuse ko bari bambwira ngo nywe icyayi wowe urakarira amazi mu hatari. Ubuse sinkutse. wateze kwenyesera Mushiki wanjye kwinyese buranisha. yezi guswera Yesu. Suko mushiki wanjye. Suko maze igihe ninyese uyu muntu. Hafi nguhere. Bati umwana. komeza ugende no mbere ikiraro cy'umuhanda saza hano ukavuga ngo twemera yabiyamije gutwa nabyumviye imihanda Yesu Mushiki wawe ndamba. Yutufu. Mane reka njye kora ko ari cy'umukecuru yakoze nabi turi kumwe Jayfa ngaza namufashe yavuye ku meza maze usubire ku ishuri Sheri yambire. Ngaho mwicara. Murakoze. Wari umeze ute? Jayfa Karame. ubu ugiye bavuga usubire ku ishuri Kandi.
yo ihangane nakundi ubura guteka twebwe kujya gutereta ribu ihangane nyine mbega umwaku mu gitondo nkubitwe n'ubu nkubitwe ariko ngewe nzaza mbavunira mu nkokora mwanya abandi babavunira mu mazi. Sheri ko mbona warakaye yagenze bite mwese kugiye bigenze bite Ndano bina ubu ngubu yatekuye ari kubicyunda ubu ngubu yagiye afite kubera Boyisa ni mko cyundi mutate Bigato abihaye. amaso yagiye Niga kumenya aho yagiye. yagiye twita y'iki gihe Salama Didi. Meze gutera? Saya bari kubarabya Saa yanjye. Asahire. nawe suka buyitondeye. Uyu ni umurinda nku kuko abasore n'abagabo napfuye bashobora kunumira. ngaho ziba nabyumvira Bite mwana muto ko mbona wakerere. Reka ntabyo kumukanya ku ishuri barangiza kwiga ndandubonde. Mubaza akantu gato. Ransu. Baza nta kibazo njye ndizi ndanizeye. Ifu irishwe. mama ndi atambyara bikagira inzira kuko kumbyara kanara namwe ngaburira ibyo bimaze Ubona mwarimu atari idage mwana. Ngewe mbere nabonye yikorangira mu Komera Sharo. komera Ese ko wicara byagenze bite? shabyihorera ibiswita n'ibiri hariya biba byabunyereje nakomeza ubu ngubu umeze nabi Ubwo ushatse kuvuga. Te kuvuga yuko nyine abantu bari hari aba babunyereje nasanze batateye Ushatse kuvuga ko ushonje. nshonje nyine Ngo sinzara yacyaho. Ariko kwini wowe ntugaseka umuntu utazi ikibazo ufite jya ubanza umubaze ubone kumuseka. Mbese Sharo nicyo cyakubujije kuza ngo tujye ku ishuri ariko ubanza hano narimo afite igiceri kandebe ntabwo ndamiye tu akira ndabona kirimo maze ureba ko wakiraniza ariko uze tujye ku ishuri nari ngaho tugenda ega icyana cyahawe urerewe reka ze nanjye njye kureba icyo ningamiza undi icyo subira Komara ari kugana amahoro. Amaraso komara zo ukahindura hano ni mu kabari. turimo kabasore aho ari muri he So nta inzoga zirimo. ni muri butike ariko umuntu yinjiramo adakomaza Ndi kwiruka ushaka nk'uri kwinjira muri. cyava mu magambo rwose va mu magambo Mbese ubundi urashaka iki muri make? mamura biriya byose byose Si byose utashaka kubigura. byose manura ariko byose manura Byose. ndavuze ko byose manura Vuga icyo ushaka nyaguha ugende. si ubundi ufitemo iki ubundi ko ufite Amandazi, biswi, byose. ngo manura byose manura Ngwindazi se basi iryo nzi ushobora kubukunda. wapinda kubwe ngo byose manura byose Zana ndabyishyura amafaranga. ndawe byose manura Ndaguha irwanye ntayo mari. ngaho nari mirindazi nigendere ubundi ibindi bizaze nyuma
mukabona gushyira nk'abiri mugacana ibipapuro byanyu amano abantu bigiye rwose bagira ubuntu Salama Sharo. sawa Yawe se bimeze gute? nandi gufata akayaga ndaje tujye kwiga Nta kibazo gafate vuba udasanga amasomo yaguciye. ntabwo naguha we mujye mwitonda inyama y'iki gihe bisigaye bihenze mujye mwitonda mujye mwitonda we amakuru tisha muraho neza nakuba batakoze amasuku nk'uko abyara muze hano asobanura abandi bari amande cy'imiti ko ndabona urugaga baretse ko bataranaza hari n'ubundi kuko ibaziriza amata niba neza abanyeshuri ahantu kwasa nabi cyane kimwe mutakoze amasuku mu cyo abasuku kimwe mutakoze amasuku ko ariko se ko gufasha abana mbona mu ishuri bice byari ariko shobora no kubona ibikona mu ishuri ari bitege jeri kwa musize namushyizeho araje ubwo nabigeze ubana amusaba araje mureke twikomereze n'isomo ryacu ry'umunsi ry'ikinyarwanda mureke twikomereze n'isomo ryacu ry'ikinyarwanda wese uvuye kandi nyine nuko yanezeye mu rugo nta kibazo nyine ariko sha ubundi ubwo nta kindi kibazo ufitanye no mu rugo gituma bagukereza kuza ku ishuri aya ikibazo uretse yuko nahuye n'amabebisi mu kayira kanshyiturira akantu nanjye bajya kukanyenyera n'igihe ntabireba mbese si ibinyogosho bikuye Yes way. ureka rwose kubona isi yawe iri kutugira ngo tutahazi ari sha ibyo bintu mwigize byakwicara se nyine gera kuri aho mureke twikomereze ninde watubwira ibice bigize izina muri rusange yego kwini dusubize ubwo si bitandatu ni bitandatu wakishe wowe dusubize wowe rugamba ni bitanu ibice bitanu ariko mwabaye muti jefa twisubirize ni ibice bitatu ruhamwa inshinga n'icyuzuzo yaba ese ari umugore n'umugabo arakoze jefa ku bisubizo duhaye ni ibice bitatu nk'uko yabivuze ninde wadusubiriza kino kibazo ariko ubundi mwari ubundi ko uri kutureba cyane ubundi waje kutwigisha cyangwa waje kutureba ariko ubundi ibintu waba wariteguye urumva ubwangu bufite maze amadebe arimo ubusa niyo yirangira cyane jya gusubiza kiriya kibazo se nyine geraho
Iya. Hakoreshejwe kwamamaza ukuntu mwarimu yandebaga. Mwarimu? Mwarimu we. Ko nawe hari ukuntu Shalom yakurebaga sinzi. Cyane? Ahubwo mureke mubwire. Njyewe mwarimu niyo yakundeba bene kariya kazi. Guhita mbona mu maso. Ariko uzamushobora. Byari birenze. Nakubwira iki? Bimwe n'ibyo ntari kwitabira. Ntari. Kwenye mahabara ndabwira. Menya ko nta mwobo udahisha ifuku. Ushatse kuvuga iki? ndahaye iki ibyo ubona uza n'ibyo nawe mama rwose uri umwana ngaho genda ndayashingiye Musaza wawe ugiye ku isoko? Ubuse nkukurikiye wabura n'udushambusha tw'ijana wangurira? ibishambusha nawe Ubwo reka tugende. ariko ko urimo kumfata cyane kuko ubu sindi bugucika Ubwo se urabona njyewe wansiga? ya hola murakoze ko abadukurikiranaga kuri YouTube yacu icyo mbasaba ni subscribe like share ubundi dukurikirane yara nongeye kubashimira mwebwe mwafashe umwanya wanyu mukareba izi video zacu icyo mbasaba ni inkunga yanyu ikomeye muduhe subscribe share ku nshuti zanyu zose dukomeze kubaha ibintu byiza kandi bibanogeye murakoze cyane Imana ibahe umugisha Yora. Nitwa Queen. Munze muri komedi yitwa Mama Buja. Ndabasaba gukora subscribe kuri Star FM. ya mwongeye kwirirwa ya nitwa Rita Gafaraswa mukaba mubizi nyina nitwa Shalom nkaba nyina muri komedi bita Kumiro tudifuzaga nabasabaga subscribe like na share ariko si ibyo byonyine na comment kugira ngo byinshi tubihurizeho abakobwa bafite mu nda zero nibo basohoka muri zero kandi abafite mu nda hanini nibo bizihiza gusura buhoro buhoro aho urabona twasohokana kuri sitade ahubwo ibyo si byo nshatse nashatse kuva kera nta numiwe pe ubwo urashaka urebye agasore kadafite ubwanwa ni gute gashaka kunereta kandi iyo uri koga umeze nk'uri kuronga umwezi ninjye witumye ushaka wa mu mwana
umwanya ahubwo si nawe utazi hari undi se mwari muri kumwe ninde ukuntumye urinde ndinde Mbok